none se muta uravuga ko u Rwanda rufunguye reba nawe ducuruza service sibyo ducuruza service na petroli na haki tugira nyine tu ni service tugurisha abantu baje tureba abanyamahanga dufite reka tuvuge basi in terms ya tourism sibyo abantu baje kuruhukira mu Rwanda barashaka no kureba utubari barashaka kureba iyo freedom bavuga barashaka kureba umutekano ngo kwishyura ukizana kuba wagenda isaha yariyo yose bya bindi byose nyine igihugu cyacu emva turi imbere pe none se muta niba ufunga izo saha ibaze nk'umu European barimo baso babanyereka ariko je ngo bagati get out ubwo naba bonsa nabo ugasanga akongeza atari kenshi go it is time go kuki utari kuri kamera ngo kuri go urumva nta iki kintu kirakwiye ntubogame nje ntabwo ntubogame ndakubwiza ukuri sibyo ntabwo igihugu turimo imyaka 29 ishize dufite ahantu twavuye dufite naho tugana bisobanuye iki rero bisobanuye ko bitewe naho twavuye naho tugana hari ingamba zimwe na zimwe zifatwa twe nitubyumve bitewe n'impamvu nyinshi pe kuko zifite ingaruka ntabwo uri buje kwirengagiza naho ndahagera zifite ingaruka ariko izo ngamba zafatwa twebwe tukareba gusa hano sibyo gutya nko urabona nko kundi kurebera hano nkaba nashaka kureba aho ngaho wicaye bitewe nuko agiyewe nasomye itangazo rya Tumweresi gusa numva Tumweresi sinatekereza ngo ko twari dusanzwe tugeza mu gitondo sibyo kubera iki hashobora kwicara inama igaterana irimo RDB ari ishinzwe ubukerarugendo izi ngaruka byagira ku gihugu nka cyacu kuba bagabanya amasaha yo kwidagadura sibyo bakicara bakayimaraho iminsi bakabitekereza bakabishyira mu bikorwa nibaza yuko haba hari impamvu irenze iyo turimo gusoma mu mapuro iyo mpamvu ariko ikwiye kugaragarizwa abaturage iyo mpamvu rero hari igihe kiba kitaragera kugira ngo wenda abaturage bayimenye cyangwa se atari ngombwa kubera ko nko mu rugo njye ni umubyeyi nko mu rugo hari ingamba nshobora gufata njyewe n'umutware wanjye ariko nkaba ntabibwira abana bitewe n'impamvu runaka atari uko mbanze sibyo atari uko ntabona ko hari ibyo ngiye kubabangamiraho ariko kubw'impamvu ikomeye ishobora no kubigendanye n'ubuzima bwabo sibyo haba nabikora kandi ntabibabwiye wenda igihe kikazagera bakazabimenya ariko muri icyo gihe ndimo bidakwiriye ko mbabwira ngo ABCDE umwe mu banyamakuru bazwi bakunzwe cyane muri siporo yitwa Bayingana David yanditse kuri Twitter ye ku rubuga rwa Twitter aravuga ngo uzi ko duhagurutswa saa 7 batubwira ngo dutahe nkaho batwubakiye sinari nzi ko ku myaka yanjye bantegeka gutaha n'ibindi yashyizeho n'utudomo ariko ubwo reka nsubire hejuru uzi ko duhagurutswa saa 7 batubwira ngo dutahe nkaho batwubakiye ashyiraho utu emoji duseka sinari nzi ko ku myaka yanjye bantegeka gutaha n'utudomo n'ibindi kuva navaho navuye ahita taginga RDB Rwanda nta mugabo udakosa gusa uwanyawe yisubiraho u Rwanda rwacu ruri open mu rufungure dufunguke reka nkubwire hajya kuri Instagram oya ni kuri Twitter mu by'ukuri iyo tweet yakoze uyigiyemo muta wasanga 70% ari ukuri kuzuye tubahaye ikaze nanone kuri Mutamba Juliet Mutamba bite sava okay nanjye meze neza ni ale nkuko mumaze kubimenyera tuba tuganira ku bintu biri kuri iyi mihanda twizere ko mwagize icyumweru cyiza hari akantu ushaka kuvuga mbere ko dutangira ikiganiro muta guys uretse kuba uri bugerageze kuvuga cyane kuko mfite
ndarwaye amatwi yanjye afite ikibazo kabisa ubu harimo harokera ntabwo ndi tayari neza ariko umuntu ntabwo urwaye mu bintu ndwaye ntabwo umuntu urimo. Okay, Imana ishimwe ubwo utarwaye umuntu. Itambaye rigiye Juliet rigiye kubibaye shut down. Ndarwaye ariko n'umuhogo by the way abantu baze kumva ijwi ryanjye nasaraye ariko mva ko biri kose by fire by force tugomba gukora ikiganiro. Yes, icyumweru cyari umuriro. Cyari umuriro ariko mbere ko tutangira icyumweru nashaka gusuza abantu bacu, abantu badukunda, abantu bamaze kutwereka ko badukunda koko. Dushimira abantu bakoze icyumweru ariko ho noneho barabitweretse ku kindi kigero. Kabisa niba ari bo babitweretse nimba ari inkuru tuzabireba mu zindi nkuru. Bakomeze badukurikirane. So abantu mwakoze subscribe, God bless you so much. Abantu mwatwandikiye comments, like, share, mwese turabashimiye cyane. Mbwira n'undi wese dukurikiranye udukunda cyangwa se wifuza kuzajya abona ibiganiro bitambuka hano ko nawe yabikora. Subscribe ni ubuntu, share ni ubuntu, like ni ubuntu, comments ni ubuntu. So watubwira icyo ushaka ko tuzaganiraho ubutaha, inkuru ushaka kumenya amakuru yimbitse, buri kimwe cyose turahari kugira ngo tugufashe tuguha amakuru ku gihe. We go. Buriya ushobora kutubwira comment ingingo ushaka ko dukoraho. Nibyo nayo. Ari ibintu kabisa biba biri twahoze turi kuganira uburyo tukiga muri secondaire nibwo twibutse uburyo tuwarete zo muri secondaire usanga nta miryango zigira. Nizo abahungu ariko. Twebwe kabure yacu yari ifite imiryango ariko baratuzi. Leta. Mutawe nabyo. Leta nese twitwa. Umva kuka rubanda hariya. Twize nuza. Nyine ko haba hakorotiriye abahungu bari uko abakobwa ukwabo. Muta. Akuze kubanza nta miryango. Aho nibereye wowe reka nkubwire. Leta. Yari irimo. Nahise ubu tusenta yose ntabwo ari leta twari tuyifite. Leta ni ikindi. Twebwe kabure zacu. Leta na za leta zihorere. Twebwe ko twari tuzifite. Niba mwariza wize hehe hano? Wize ahubwo mwize nabi. Wize. Umva. Ubwo tweme tuvuga ko ushaka kujya muri comment kwandikamo ingingo ushaka ko twaganiraho. Tukayiganiraho kabisa. Wizehe ujya wizehe ko ushaka guhitubira wizehe ahantu haraza Gatsibo ni muri leta tu rega si ngombwa ahantu he leta tu rega nkubwire twakome nayize muri Stella Matutina twari dufite toilette zifite none uzo nese ugafata Stella uje kuyikompara na leta uje nyine umva ushaka kuvuga 9 sawa nyine ubwo za lycée va muri Stella tujya Saint Aloys kandi dufite imiryango Saint Aloys nukuri kose abantu bize mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloys muze kutubwira kabure zacu wenda uretse wenda ikintu cya smelling itameze neza ariko zifite umuryango nimutumenye ubwo mwajyagamo ako mwebwe abatipe maybe ko bahabaga hagize harangaye ko nabonaga muhagarara cyane nakubwiza ukuri cyakoze umunuko umuntu yavuze ngo nakamara amazi kuba hafunguye ni kimwe ariko umunuko tubyihorere katujye mubishi arabaga barigize abadanje bajya kubaka inyubako ugasanga roza dortoir bashyizemo ngo dutoilette nyine turibona umwana yabyuka n'itime muri joro zarageraga zikarangira zararemuye abantu zari ibintu twebwe noneho twari dufite toilette zimeze nk'iziri muri etage muri kabure baruriraga yes abanyeshuri bari muri internet turabasuhuye kuko iya life ni mama yake barimo kwitegura kujya ku mashuri by the way urugendo rwiza kabisa well mutareka turebere hamwe kimwe ko cyagenze ni cyumweru cyari umuriro na n'ubu kiracyari umuriro harimo ikintu hacyo bita hot seats sizira rero tugiye guheraho ariko bambwira tu umva reka duhere ku kantu k'agacupa icupa abakunzi b'icupa ase icupa ari ntabwo ari mu bihe byiza waza tukarirangira akavuga mayi ngo tukarirangira reka nkubwire nagira ngo tuvuge tubangura utundi tuntu twa mbere none ingingo y'umunsi ibicupa ubwo reka tujye ku kigo cyacu cy'igihugu gishinzwe gutunganya amajwi n'amashusho
n'izindi gahunda zose gikora mba yari hot seat ndakurahiye mana nyagasani Imana izambabarira n'abayita RBA mu buryo bwo kugira ngo ibintu bigende neza ubundi abantu bahakoze abantu mbese baba legende baze kujya muri comment batubwire bayita RBA baze kujya muri comment batubwire abashiti banje ba teacher bayita RBA abantu nyine bagiye bahaba cyane umugenzuzi w'imari yikozeyo rero asange ngo hari imodoka ikoresha liti 306 hako ibyo birashoboka byabaye nka ya meza yo muri IPRC yaguzwe miliyoni 2 I know umva mta abantu bakaza ati se atariko nk'iyo bari ibiki iyi ni imisoro yacu ako kira kigo hari ukuntu ubona kiyubatse okay havuyemo nyine ira kese ako nibyabura birano biragendana uri kubona abantu baraza ati ibi bintu ni ibiki Mana nyagasani umva nibyoroshye abantu bakavuga ati ubundi ibi bintu biza ubundi iyo bigaragaye gutya birangira bite sibyo kira kigo kirimo abantu benshi ni kimwe mu bigo bya leta bikoresha abakozi benshi guhera kuba batwaza amakabure abakameramani kuri nose kandi yuko ahubwo gifite abakozi bakeya mu byo paki bashinze bari kubabwira ko hari imyanya myinshi y'abakozi itarimo abantu ariko umuyobozi wayo witwa Nuza Adjasimwe yavuze yuko ngo ikibazo cy'abakozi ari uko bije ari ntoya budget ari ntoya njyewe reka nkubwize iyo yari hot seat Imana yo mu ijuru izambabarire nzarinde nyamunda y'isi nta hantu nkoze nta bintu ngiyemo bizamuzana pake uko babaga nta ariko pake bivuga pake yo nyine irareba byanze ariko bro babaga nta kinya ariko ibyo bintu ngo wese gwetse iyo modoka ngo naho bwa ugiyemo ngo wayinywa ngo izo essence ngo 306 ngo gwetse ni imodoka ngo wowe ubwawe ngo mugiyemo ngo nawe ugiyemo ngo mwazinywa navuze ati mbega ni umuriro nyine none ariko abajama nabo bafite akabazo comments ngeni zo nasabye cyane ako comments ikintu ziri kuvuga ziteye ubwo ase umuyobozi wa RBA yaje yaguye kuri Kamanyinya ati kugaragara ndavuye ntago horoshe kabisa tushaka ko hafi ya iriya kandi barabamenyesha mbere right ntago babituraho kugira ngo mworganize document mugaragaze inflow na outflow mugiye mugaragaza nyine uko amafaranga yakoreshejwe ariko still none ibaze babituyeho oya kubituraho reka nkubwize ukuri ale mukazi kose umugenzuzi w'imari w'igihugu yaze ni time mukaru kose ukora sibyo umuntu agushatsemo imvunja ntiyazibura icyo ni icyambere icya kabiri gihari ikigo nka RBA hago gishobora kubura utwo tuntu nyine bavuze yuko 30% y'amafaranga yinjira ari amafaranga bahabwa na leta ariko 70% ariko kantu ngewe numvisemo nukuvuga ngo ufashe ziraritira ubundi ku modoka ako mwange mwafashe kantu kamwe ariko mujya kugira nukuvuga ngo bivuze ngo imodoka yakoze urugendo rujya Kinshasa ariko ni imodoka imwe none ni imodoka imwe ku munsi nako ni imodoka imwe yonyine mwabonye kandi iyo modoka ayo mafaranga arishu umuyobozi yavuze yuko uwo muntu wanyweye essence bamwishyuje akishyura kandi ko hari akanama gashinzwe discipline muri RBA ko agomba kuzagira bafite ukuntu abanza kumugena niba ari ubwa mbere kosa ribaye sava bashaka gutorera ariko jyawe kayase burase cyo kibazo cyonyine cyumvikanyemo harimo ibintu byinshi uburyo byo gutanga amasoko ugasanga bahaje agaciro ikintu na miliyoni 30 ariko cyaguzwe miliyoni 10 cyangwa ibyo byibereye mu nuza mu bigo byose bya cyangwa se bayegahayo na miliyoni 40 bakigura miliyoni 80 urumva bakabaza bati procurement amanuza mushyiraho ibiciro mushyiraho mubishyiraho mugendeye kuki kuki ushobora guhereza agaciro ikintu uyu munsi tuvuge nimba mvuze ngo itelefone yanjye kugurisha miliyoni 1 n'igice nkabyandika muri cyamunara no kuvuga ngo umuntu utayujuje miliyoni 1 n'igice ntago ashaka kwitwara kwako nageneye agaciro ariko nimba yanditse ko ari miliyoni 1 n'igice ejo nkandika ko yaguzwe 800 harimo ikabazo
so rero ikimwe mu bintu byabaye kuri RBG gikomeye nuko bafite power planning uko bivuze, ariko nanone ntabwo ari cyo kigo giciye nk'amabere. Ahantu hose paka yagiye isura ntaho yigeze isanga ari ba mise kigoroye. Ni cyerekana ko turacyafite ikibazo gikomeye cyane mu bigo bya leta. Umugani wawe ari n'amafaranga yacu ariko uzi yuko ariko muta ntabwo ubundi ubona ko hakwiye kujyaho ingamba. Yes of course, niho ngiye kugera. Uri kubona? Niho ngiye kugera. Uza amafaranga badukata byonyine ku mushahara, ushaka kwishyura ibintu bikakurenga. Uzareba iyo ubonye ikiraka amafaranga ukatwa 18% kongera 3 y'umusoro ku nyungu, si 21 kongera y'umuntu akata ku mushahara. Nese amafaranga bayadukata kugira ngo nibagenda bakajya muri RBA umuyobozi mukuru wa RBA avuge ngo umuntu ari gusubiza icyo kibazo yarwaye ijisho, ngo umuntu wari kubabwira neza gakabitso bona akantu gatoya akantu gato ku mafaranga yacu my dear. Umva twishyura buri munsi. Abayobozi b'ibigo bya leta bari bakwiye, sinzi ko twabivuga, niyo bazafata kuko these guys turabumva bo bategereza leta ibahabije yo kuzakoresha mu mwaka. Gusa RBA yo yavuze yuko babona 30% gusa, ngo 70% ikava muri kamasho, ari naho yavuga ko hashobora kubamo ikibazo niba ikigo cy'igihugu kikwiriye guvana amafaranga menshi mu bucuruzi, hari bizangirika nko kutita ku muturage nk'uko byari bikwiriye, ugasanga baya agaciro inyungu z'amafaranga kugira ngo bakavaringa ibyo bintu. Ariko icyo nzi cyo amafaranga RBA yinjiza si nkora mu bugenzuzi bw'imari, ariko ntago nikeza ko rya jambo ryari rikwiriye. Ibyo bisobanuro ntago bihagije. Noneho kuvuga ngo umuntu ngo arwaye ijisho ngo ari gusobanura icyo kintu ngo niyo mpamvu ataje ku kazi. Wow, I was like wow uva kandi akenshi bino bigo usanga bipfira hejuru. Ureba ukuntu abakozi baba baragowe, ushobora gusanga abantu bakozi bandi bamwe barimo barahatwa ibibazo mu by'ukuri abenshi batazi n'ukuntu ayo mafaranga agenda, babahereza orders sinyibi kora iki ugasanga umukozi arahagendere kandi nta nyungu yanabibonye, nibira nayo mafaranga ntiyayariye mu bimenyekana. Unabaze nka ordre de mission ubu usanga umukozi ashobora kuba agezemo nko mu mezi nk'atanu atarayibona, zanditse tu cyane umwaka ugashira cyangwa ukamurangiriraho apana wose, nimba wenda yarahereye nko mu kwa gatandatu bagakinjira mu wundi mwaka atarona ordre de mission guhera mu kwa gatanu kwashize kandi bishe yaraje. Twaza ngo amafaranga ajyaye, basanze nta mukozi, abakozi bo muri RBA batabona konje ntago bajya baruhuka. Umva yereka nkubwire ngewe mba muri industry ya nuza ya digital media production, nubundi ni ibyo gutunganya amajwi n'amashusho. Ariko mutareka nkubwire kiriya kigo ngenge kukibasira. Uragemera nyibasire kubera ko nugenda winjiyemo ukajya mu bakozi urasanga byibuze 40% y'abakameramani aribo bafite contract. Abandi ni abastageri bavuye IPRC, bavuye muri bino institute ari muri iyo industry. Abo bana my goodness bashobora kumara imyaka 2 bari muri stage agitegereje. Nanjye mfite murumuna wanjye wakoze stage kuri ibyo ngibyo, urasanga nk'ibiganiro 8 kuri 15 content ishobora kubi producingwa na RBA, 8 bikorwa n'abastageri. Yego sibyo? None se ni gute noneho ni gute no kiri kugaragaza ko harimo ibibazo by'abakozi? My goodness, abastageri muganiriye bakubwira ko bavunika ku bushaka kamera. Bambwe unese tuzaganira kangahe kandi ngubwa ko muri wanjye yakoze stage kuri ibyo bya kamera, yamaze igihe cyose umva noneho habe na tike baba hari n'amazi, hari ubwo byageze kandi bagakora, hari ubwo byageze bakajya batahana. Urumva ni ikigo cy'igihugu hano wajye uvuga ngo wakoze kuri RBA nubwo ubu ntacyo bikimaze. Urumva kimaze pe poramaze ibyo ngibyo nta muntu bikire. Umva reka nkubwire urakukuza ugakukuza nk'abo bafata kugira ngo baguha akazi ni bake. Umva reka nkubwire ni bake pe, ubwo ngo wabijyana na cya kintu nimba hari imyanyo ugasanga kwa kundi family affairs bakayiha aba family babo. Ibyo byo birazwi nyine mu bigo bya leta niko byimereye.
ese haracyabaye ikimenyane mu yo Rwanda kimeze ibintu gutyo. ngo iki Oya ariko reka nkubwire tandukanye ibintu ale tuvuge mushobora kuba mwese munganya ubushobozi n'urugero ku mwanya barimo murahatanira kuvuga ngo yagahaye mwene wabo byo nta kibazo mu gihe yujuje ibisabwa keretse njyaho nabyemera ni mu gihe tuvuge njye nale turashaka twese turimo turahatanira kuba aba HR wenda ba RBA ariko njyewe kubera ko mfitemo umuntu mu by'ukuri ikizami cyansinze ariko kubera ko mfitemo umuntu ninjye bagahaye ariko niba twese twanganyije amanota twese dufite performance zingana kuba yakampa ntabwo nanone naba victime y'uko umuntu urimo tuziranye. Umva izo process ari umurimbo umwanya uba ufite nyirawo kandi nkubwire ko n'ubundi birangira umusaruro RBS amashusho yayo ugiye areba uzarebe nk'amakuru horimo cyangwa ufungure nka YouTube yabo urebe nk'amakuru nyine baba we umva nyine tu nawe uzabireba urebe n'amashusho usanzwe ubona ku ruhande ikigo cy'igihugu my friend izo rozo se ni impact ko se bafite ntuzo bafite ibikoresho bya danger nyine mu gihugu hose akaribo bantu yego ye ariko jya bigeze kumfata ka video kamwe mbona na ndi umukara byatsi nyine sinzi ukuri bigenda ikigo cyacu kiratwika ko umva ugiye hanze tu mu bantu ariko bari nuza somehow nyine bari civilize bashobora kumenya iby'amashusho n'iki n'iki umva kiriya kigo reka nkubwire kiracyari imbari kweri izo rero zose ni impact muta z'iyo management mbi uri kumva ikigo kinari gusobanura kitanatanze basi n'amashusho mazima. Okay ale wowe ku bwawe uravuze ngo asimburuzwe baza n'undi muyobozi wa RBA cyangwa basenye body yose base icyo mvuga ni uko reka njyewe ndareka singe mu by'amafaranga reka tuvuge ko wenda izo gahunda zose zarabaye ariko nono njyewe basi nk'umuntu ubifiteho idea reka turebe output batanga akabena reka turebe output urumva uravuga ibiganiro byo muri inside studio cyangwa outside byose ariko harya bafite intuza nziza nko muri studio ku makuru nyuma mbona ari sawa urumva rero reka nkubwira icyo ndi kuvuga kiriya kigo si n'amafaranga gusa na professionalism ikwiye kuba on high urumva iyi industry ya media yo ntago leta iranashyiramo imbaraga cyane nunareba mu bigo ariko leta itanga uretse banza wumve muta kuri muri RBA banza uretse se nyine n'ibindi kukubwira itanga amafaranga ariko nk'ubwo umugenzuzi si yagiye kwirebera iby'amafaranga riba muri park harimo umuntu ubunita ngo ubundi iki kigo productivity yacyo like atari in terms of money in terms of quality n'iki byose quality byo nirura ibishinzwe I think niba koko narura yakakoze nk'iryo genzura byaba ari ikibazo gikomeye cyane yewe ari ikintu kimwe professionalism turuva kuri inuza mutana ikeneye kwitabwaho oya bundi yagiye kubaho kuriya kuba bahindura simbizi bazahindura ariko niyo batahindura abarimo bagahindura hari guhindura abayobozi ariko no kutabahindura ahubwo abarimo bagahindura imikorere bayakwiye gutekereza ku ikintu njye ukuntu nabyumvise hashobora kuba wenda batanga budget leta itanga budget ya 30% yego y'amafaranga azakoreshwa ariko nanone uriya mugabo yirengagije nkana kuko ntago mbimurusha amafaranga y'ibigo bya leta ashyiramo hariya mu kwamamaza apana leta ubwayo tuvuga niba ari RBC ishobora kuba hari gahunda igiye gutangaza ikigo cyose cya leta wagira ngo ni must oya ntago ari wagira ngo ni itegeko ko nikijya kwamamaza gahunda zacyo zica kuri RBA kandi kirasanga cyafite kontra y'imyaka 10 ugasanga niba bishyura miliyoni 30 ku kwezi cyangwa 40 cyangwa 50 icyo ikigo kimwe ibaza ibigo bitatu baza ama NGOs none ari gutakanga amafaranga ahubwo pake yari guheraho ngaho pake yari guheraho none utirengagije n'ibigo biri privé byamamazayo RBA niyo ya mbere mu gihugu cy'amafaranga menshi bingahe pisegonda leta nk'ubwo iba yagushyizeho nk'umuyobozi ngo nyine uyifashe kuminimiza budget uyifashe nyine muri zo income zizava mu kwamamaza mu biki urumva nawe niho nuzawe nk'umuyobozi igaragarira urumva kuba uri gufasha besha gukoresha resource nkeya kandi ikigo kikaguma kiri successful
aha ibyo no kuvuga ngo amafaranga ari make ya leta ntabwo ari igisobanuro ubundi. umva rero reka noneho mbere yuko tuva kuri Eribeya, my dear friend, tujye numvisha ikinyarwanda kiri muri iriya nama, numva ndapfuye, numva ndashize. uzi ko nta muntu n'umwe washaka kuvuga nibura interuro 3 atashyize mu rundi rurimi. Niba n'ikintu cyaje cyagarutsweho mu bantu bagiye batanga ibitekerezo kuri kiriya kiganiro cyane, nakibonye kwa mama Rwagasabo. Yes, hagati yo kuri mama Rwagasabo cyangwa Scovia Mutesi, ariko urumva n'ubundi Steve n'umuntu umwe. Ndibaza nti niba none batanya no kubisasira ngo twese ngo nago dufite ikinyarwanda nk'icyabarore, ibaze ikigo cy'igihugu gishinzwe kandi yuko kumukuru w'igihugu yeze kubivugaho, yarabivuze abwira abarore, avuga ati barore wanyigishije abantu ikinyarwanda. Rero bagiye kuvuga babanje gukotinga ako kantu, ubwo nanjye mba nkanazemo uruko gukotinga. Ababwira ati, baravuga bati ntabwo twese dufite ikinyarwanda kingana nk'icyabarore, ariko se mwokagira imana mwe harakorwa iki kugira ngo ururimi rwacu rwogerwe? Kuko ari njye uvuga, sinshobora kuvuga interuro 20 nta kantu nazemo, sinshobora kuvuga gukora ikiganiro cy'iminota 50 cyangwa isaha nibura navuzemo nk'iminota 10 icyongereza nubwo bidafatanye. No igitangaje, ariko igitangaje nuko iyo tugeze hano dusabwa kuvuga icyo cyongereza nabwo tuhakora ibara. Yewe ikintu umaze kubona nta rurimi na rimwe tuzi. Okay, si twese ariko abenshi. Aya ni twese. Ntabwo ari twese, harimo abantu basi. Erega muri yayo pourcentage itagera no ku 10%, reka ngubwire. Yego, abayego tugendeye kuri ibyo ngibyo. Kuko umurundi azaza kuvuga igifaransa cyiza guhera ku mucuruzi. Wenda nawe icyongereza cyange ariko nibura igifaransa. Wikoze usanga igifaransa baba we guhera ku mukonvayeri ho baracyabaye bakonvayeri. Ariko twebwe nta cyongereza, nta gifaransa, nta n'ikinyarwanda. Turabande none ikinyarwanda cyacu turabande kwe. Noneho uyitekereza kuri generation iri kukura, ibindi arumva na za mama we za za inyoko nawe ntago bayimenya. Tayari nangiye kunyishyira. Ndabizi neza yuko nta umwana wanjye n'urugero namufatiranye, ese njye namufatirana nanjye ntacyo, ariko niba wowe uzafatirana mu rugo ariko najye kwishura azahura n'abandi. Urakoze cyane. Nyine isi yo hanze tu rose hakorwa iki kweri abantu babishinzwe? Ese inteko y'umucira cyabaho? Rero reka mwereke tuzaganira, reka tuzakora ikiganiro ku bintu bikomeje kwirengagizwa, uri kumva, ariko bifite ingaruka kuri generation ku bana bari kuzamuka. Ako kantu ka generation biri gushyiramo nako nakabazo, uri kumva, ku bana bari kuzamuka. Yego, kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane. Yes, ubwo ngubwo aho ngaho ni kuri kiriya kigo cya leta RBA twari tuvuzeho. Reka twiyambukira noneho tujye ku muvandimwe wamaze abantu Yarakwiye yaratwitse koko. Muri cyo cyumweru indi nkuru yavuzwe cyane yarahatwitse iri ku isi yose, mva na muri New Times bayikoze. Man, zira ni stories ziba ziri big deal ubundi. None amplis ku gihugu nk'u Rwanda babifite ikintu bisobanuye. None nese sujya wumva za state ukumva nk'umuntu wisha abantu hangara za cy'umuntu wishe kugira ngo uvuga nk'umuntu wanisha abantu 10 ari ibintu byatari. None mu Rwanda ukumva haje scandal yo kwanga umuntu yisha abantu 10 no 12 iri story iri worldwide. Ni inkuru iri ku isi hose, ni inkuru yatembereye cyane, ariko ni inkuru nanone itarasobanuka neza kubera yuko nta kintu Libira bivugaho kindi nyuma y'ifatwa rye. Buriya dutegereje urukiko, buriya amakuru meza tuzayabona neza najya mu rukiko, nibwo urujijo ruzavaho. Ari naho abantu barimo baravuga bati abantu bose barimo barakora inkuru kuri kazungu, izibihuha, izanyazo, ndetse bamwe batanye no gucanganyirwa. Turemera iki tureka iki, turemera iki tureka iki. Cyo nababwira cyo nuko twategereza urukiko niba koko kazungu azakorerwa idosiye hanyuma ikagera mu rukiko. Icyo nabemerera cyo nuko sinzi uko bizagenda, ariko izi nkuru urukiko namukagejejwe mu rukiko muzajya muzibona tanu kwa tanu kabisa. Ubundi ntago leta bikwiye gufata umuntu nka kazungu ikamushyira
kuri spotlight oya bo birashoboka akagaragazwa umva nyine igihari Roza abantu benshi bari kwibeshya kuri ibyo bintu birashoboka yuko bamufata akamushyira ku karubanda cyagomba kubanza gushinjwa akagira ariko nanone njye nakubwiye sinzi niba ikiganiro twaganiriye waracyumvishe neza nakubwiye bimwe mu bintu biranga aba serial killers no kuvuga ngo iyo aba yumva ahubwo ari ishema sinzi ukuntu nabigusobanurira kumushyira ku karubanda ni ukumufasha kugera ku ntego ze kuko arashaka kumenya ubundi ngiye kuvanga ni attention seekers sibyo niba abantu bashaka kugira ngo babe kuri spotlight no kuvuga ngo bakubimukorera mbese ni nkuko nawe nshaka tuvuge nyotewe aho kumpa amazi ukampa amata ukandamira ukanyongeza n'icyo kurya sinzi niba murabyumva neza kubimukorera niba koko kino cyaha kimuhama byaba ari nko kumwamamaza kandi nizo mu ndoto zabo biba birimo kugira ngo bagaragare bamenyekane kumva ngo yishe abantu 10 na bangahe nyashyize ko babiryoherwa bataramenyekana reka da abandi bantu bishwe birakekwa ko abasiriya killers yafashwe ese yafashwe kuvuga ngo ikintu abashaka numva ko yishe abantu 10 na bangahe ni nkuko bavuga ngo mfite amaranka 10 nangahe sinzi niba murabyumva we nubwo bamwica nubwo nta santima bafite so niba rero ari yo case byakaburanishijwe mu muhezo kuko ngewe amapana muhezo mu nkiko nk'abandi bose ariko niba ari ikibazo cy'ubucuruzi afite abandi bantu bafatanyije mbese bazicara barebe icy'ingenzi ni ikihe ikintu cyagirira abaturage akamaro kimwe no ushobora gusanga ashobora kuvuga ibintu bishobora guhungabanya ubwonko bw'abantu kurusha uko bamwihorera akajya mu nkiko tukahababera tukabazanira amakuru atari ivumbi kurusha uko yajya imbere y'abantu agatangira kwidoga ashinyagurira abyina hejuru y'abantu yiciye so rero leta ni umubyeyi sibyo bazi kibereye abanyarwanda niba babona ari ngombwa yuko Kazungu bamuzana mu ruhame bazamuzana nibabona kandi ari ngombwa yuko bamujyana mu rukiko bazabikora icyakora cyo turisabiye ngo uru rubanza ntiruzabe mu muhezo bizakorwe mu muhezo ku buryo itangazamakuru ritabimenya nibura tugire updates tuhereza abantu bimeze gute byagenze gute gahoro gahoro ndumva ari icyo ngicyo navuga kuri Kazungu Kazungu ubu ari mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano yego bandi mwarahatwitse koko hako se Kazungu bigira bite ngo umuntu ubundi hari ukuntu bavuga ko ngo amaraso y'umuntu ari ikintu gikomeye buriya bataratangira kujya aryama nyine ngo arote bamugarukiye bamumanitse nawe wabona bimubaho ega umuntu ni mugari cyane sibyo umuntu ni mugari ariko hari igihe ukora ibintu ukageraho ngaho ukaba familiar you became familiar with it ku buryo ibintu byo kuvuga ngo yabirose ahubwo yabirota akumva nibyo sawa cyane akumva ni ubuzima bwe kuko nawe ushobora kuba turi mu kazi uri kumwe n'umukunzi wawe nawe akumva nibwo buryo nawe yica ahubwo bikamutera inyota nyinshi yo kumva yakwica twirinze kujyaho cyane kuko n'ubundi stili burara aracyakekwa ntukekwa ntabwo icyaha kiramuhama paka urukiko rumwemeje icyaha nibwo azitwa ko yabikoze koko nabonye abantu benshi bagiye babivugaho bati mwege murimo murakanira umuntu ngo arashinjwa kandi yariyemereye icyaha ntabwo aracyemera ku mugaragaro inkiko ntizirabyemeza ubwo rero tukahita dukomereza ku gacupa ari nako dusorezaho iki kiganiro agacupa ntibyoroshye saa sita ari saa saba ni saa sita ni saa munani ni saa saba ni ibikorwa bisekanze nsiba nshaka kuvuga inkuru ko itari nshaka kugira ngo mbirebe neza ariko ubundi wenda tugendeye kuri post ya Bayingana ari naho wenda nizera kuri muragusha niba ntibeshye turajya kuri uwo muvandimwe nawe udakurikirwa n'abantu bake kuko ni umusitari ni saa munani uriya aba yagaragaje uruhande rwiwe sibyo yego
ariko ubwo nyine n'ubundi bikajyana n'iryo tegeko ryasohotse rivuga ko utubari saa munani tugomba kuba dufunze. Ura rero uzi ikintu gitangaje muri ibi bintu by'amategeko nuko niba bavuze ngo saa munani no gufunga, my goodness, ku munywi sugira ngo amenye uko zigeze akicara babona zigeze. Ni muri gahunda ya tumwe less, ariko rero umuntu ashize tumwe less yavuga wenda tumwe gake, tumwe less cyakavuga drink less sinsubire ni muri ubundi muta izi kako tumwe less. aba bashoramari bo mu gasembuye nta impact bibagiraho kandi still imusoro kiri wa wundi, you know, tax rate kiri ya yindi. Ariko tumwe less nyemereye kuri yo ntuza ya tumwe less numva bari kugira okay ni jewe tumwe gake cya tumwe gahoro simbiza ko tumwe less. Ese tumwe mu rugero ni yari hagije cyangwa tumwe mu rugero wamugane urumva ni reka tugaruka kuri cya kinyarwanda kirimo cyane kirangira iyo tumwe mu rugero irumvikana ni ikinyarwanda cyiza cyane. Less nta kintu yaje noneho bafasha uri kumva ariko do you see uri kubona ibintu bimwe inzego zibishinzwe ziba zikugenda zica gake gakeya. Ikibazo cy'ururimi cyavuzwe kandi ubwo n'umuntu wabyutse mu gitondo araza avuga ati reka kantu katwika katumwerese abarakaza uretse nyine tugume dustikinge kuri icyo kintu. Nibyo nyine kukubwira back in the days his excellence yabivuzeho aravuga ati nawe ukuni kubivuga ati back in days his excellence yabivuzeho. Oya uretse gato sorry mwana abantu bari guhamagara turi mu kiganiro baba baretse ubundi bagomba kumenya ko kuwa mbere ugomba gutwika kuwa mbere gusoza ahubwo ko wa mbere tuba tugomba gucacanga mutaye cyo ndi kukubwira ni iki ngiki. Umukuru w'igihugu iyo case uburi yavuze ku kintu kiba cyabaye big deal kuko aravuga ati abuzukuru banjye ejo se bazajya batangira kumbwira za hayi njye nagira ngo bambwire naramutse nyine kuko umuzukuru wacu azi ikinyarwanda biragaragara ko ururimi rwacu rurimo rakendera. Tumwe less umuntu ayishizeho sinzi sibyo ariko no gushyiraho kimwe tumwe less twayisimbuza ngo tumwe mu rugero tumwe mu rugero ukabisasira harakandi keza inzoga siza bato urumva ko ni ikinyarwanda cyiza. Ibyo bintu ntabwo byari bihagije kurusha bavuga ngo tumwe less iyo bayishyira mu cyongereza se bikarangira buriya niwe n'ururimi ruvuge ruve mu nzira wifata igice kimwe tumwe ni ikinyarwanda less ni icyongereza. Hari ikintu leta ikwiye gukora. Leta ikwiye kwita ku rubyiruko igakuba inshuro nk'ijana ku buryo isanzwe ibikora kuko aba bana nibo bejo hazaza muri aspect zose ubuyobozi ingo nziza ibiki byose kandi mpamvu babashyireho kunywa gahoro nyine umva ubundi reka twinjire neza mu mwigisha neza sibyo nta nubwo uzakenera kujya gukirana ngo yanywa inzoga already wamwigishe wamutrainings akiri gukora urumva. So ubwo twari tugarutse kuri akantu k'ikinyarwanda kaje kuri tumwe lesi yasimbujwe tumwe mu rugero ariko none ukuvuga ngo iki kintu cyo kufunga saa 8 arabyo bafunga saa 7 nuko nta umuntu wese waryohewe n'agacupa arijujuta. Umuvandimwe we aho ngaho umustar yitwa Bayingana yarivugiye ati ngewe kuva navyo navuye nubwo sinaheruka okay n'ubwa mbere reka tuyisome mbere ko tuyisoma ni gahunda ya leta yagiyeho kugira ngo bagabanye abantu banywa inzoga ku bwinshi bagende bagabanya muri gahunda y'isite. Ariko idashoboka gahunda idashoboka irashoboka ko murakinga mugataha ariko idashoboka. So rero umwe mu nta n'umumari zagira umwe mu nyamakuru bazwi bakunzwe cyane muri siporo yitwa Bayingana David yanditse kuri Twitter ye ku rubuga rwa Twitter aravuga ngo uziko duhagurutswa saa 7 batubwira ngo dutahe nkaho batwubakiye sinari nzi ko ku myaka yanjye bantegeka gutaha n'ibindi yashyizeho n'utudomo ariko ubwo reka nsubire hejuru uziko duhagurutswa saa 7 batubwira ngo dutahe nkaho batwubakiye ashyiraho utu emoji duseka. Sinari nzi ko ku myaka yanjye bantegeka gutaha n'utudomo n'ibindi kuva navaho navuye ahita taginga RGB Rwanda nta mugabo udakosa gusa wanyawe yisubiraho u Rwanda rwacu ruri open mu rufungure dufunguke. Reka nkubwire hariya kuri Instagram oya ni kuri Twitter mu by'ukuri
iyo tweet yakoze uyigiyemo muta wasanga 70% ari ukuri kuzuye. None se muta uravuga ko u Rwanda rufunguye, reba nawe ducuruza service, sibyo? Ducuruza service na petroli na haki tugira nyine tu ni service tugurisha. Abantu baje tureba abanyamahanga dufite, reka tuvuge basi in terms ya tourism, sibyo? Abantu baje kuruhukira mu Rwanda barashaka no kureba utubari, barashaka kureba iyo freedom bavuga, barashaka kureba umutekano ngo kwishyura ukizana, kuba wagenda isaha yariyo yose, bya bindi byose nyine igihugu cyacu emva turi imbere pe. None se muta niba ufunga izo saha ibaze nk'umu European barimo baso babanyereka ariko jego bukaba ati get out, ubwo naba bonsa nabo ugasanga akongeza atari kenshi. Go it is time, go kuki utari kuri kamera ngo yo kuri go urumva muta iki kintu kirakwiye n'ubogame. Nje ntabwo ubogame ndakubwiza ukuri, sibyo? Ntabwo igihugu turimo imyaka 29 ishize dufite ahantu twavuye, dufite naho tugana. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko bitewe naho twavuye naho tugana hari ingamba zimwe na zimwe zifatwa twe ntitubyumve bitewe n'impamvu nyinshi pe, kuko zifite ingaruka. Ntabwo uri buje kwirengagiza naho ndahagera, zifite ingaruka. Ariko izo ngamba zafatwa twebwe tukareba gusa hano, sibyo? Gutya nk'uko urabona nk'uko ndi kurebera hano, nkaba nashaka kureba aho ngaho wicaye, bitewe n'uko agiyewe nasomye itangazo rya Tumweresi gusa numva Tumweresi sinatekereza ngo ko twari dusanzwe tugeza mu gitondo, sibyo? Kubera iki hashobora kwicara inama igaterana irimo RDB ari ishinzwe ubukerarugendo, izi ngaruka byagira ku gihugu nka cyacu, kuba bagabanya amasaha yo kwidagadura, sibyo? Bakicara bakayimaraho iminsi bakabitekereza bakabishyira mu bikorwa. Nibaza yuko haba hari impamvu irenze iyo turimo gusoma mu mapuro. Iyo mpamvu ariko ikwiye kugaragarizwa abaturage. Iyo mpamvu rero hari igihe kiba kitaragera kugira ngo wenda abaturage bayimenye, cyangwa se atari ngombwa. Kubera ko nko mu rugo nge ndi umubyeyi, nko mu rugo hari ingamba nshobora gufata njyewe n'umutware wanjye, ariko nkaba ntabibwira abana bitewe n'impamvu runaka. Atari uko mbanze, sibyo? Atari uko ntabona ko hari ibyo ngiye kubabangamiraho, ariko kubw'impamvu ikomeye ishobora no kubigendanye n'ubuzima bwabo, sibyo? Haba nabikora kandi ntabibabwiye. Wenda igihe kikazagera bakazabimenya, ariko muri icyo gihe ndimo bidakwiriye ko mbabwira ngo ABCDE. Ubwo ni ku ruhande rumwe. Urwo ruhande rero nibaza yuko niba harimo balance, sibyo? Kuko hari nk'uyu munsi gahunda yo kunywa gahoro yo irakwiriye, kuko twe tumaze igihe tubona abana b'Abanyarwanda basinda. Kandi gusinda bizana ingeso nyinshi sinjye kubirondora, ariko nanone gutahaka ntabwo byo bituma badasinda. Ugize neza cyane. Icyo nicyo kibazo gihari. Nukuvuga niba turi mu kunywa kubera iki uhangana n'ingaruka kurusha. Njye nibyo nakubwiye, leta ikwiye gushyira imbaraga mu kwigisha. Yego, njye igahera kwanza igahera nka tronkom. Ngeze noneho ku bijyanye n'iminywere, sibyo? Kuko njyewe comment ya Bayingana ntabwo ndayegeraho. Ku bijyanye n'iminywere nibaza yuko kunywa umuntu agatakare atari cyo, ntabwo ariko kunywa nkeya, ahubwo wenda harimo umutekano. Erega amayeri ni menshi. Uwaheraga saa sita ugazajya ahera saa yine. Sinabyo sinangombwa inzoga kujyana mu rugo ntabwo ari icyaha. Aho nuza kuba wagura inzoga ukazitwara iwawe ukajya kuzinywera ugakomeza ibirori si icyaha. Ibyo ntawe uzabikora. Ahubwo ndikubwira nimba washyizeho saa 8 njyewe ku gasembuye ku buryo nkunda nkwanye nako. Okay, ndahera saa 4. Saa 4 zo sangaye? Za nijoro. Musubirano wahera saa 4 n'ubundi barasinywa. Njyewe cyo mvuga ku kijyanye no kunywa byo ntabwo byagabanyije umuvuduko wo kunywa, ahubwo wenda byafashije mu mutekano w'abanywa. Umwe wenda utaye simbizi,
simbizi gusa icyo nzi cyo nuko business nyinshi zabihombeyemo zirimo zigenda zibihomba abanyatubari bariho bararekama ese inganda z'ibisembuye baba bavuze ati okay noneho katoye tugira inama nazo tubyigeho turebe ko bishoboka wenda reka tubireke ibyo ahubwo kuko still tax rate iracyari yayindi kandi babakupiye amasaha ariko tax is not big deal reka nkubwize ukuri nk'abantu tuzabireba reka ngiyo ni trading uremera yuko baretse nkwereka uremera yuko muri covid-19 nta muntu usohoka mu rugo nta muntu wemere kugenda ahantu hamwe uremera ko aribwo Bralirwa yacuje cyane iyo raporo warabonye cyangwa ntabwo wayibonye okay ibyo guhomba ko reka nkubwire ikintu cyashobora gupfa guhomba muri kino gihugu cyacu turimo ni inzoga inganda reka nkubwire tandukanye ibintu ale inganda izapfa guhomba ahubwo reka nkubwire abantu bahomba abanyatubari kubera yuko jewe inzoga ntabwo zinsaba kuzinywera mu kabari ahari hose nahanywera ariko niba ikintu birangira bikoze muta birangira musobanure point yanjye abanyatubari bahomba gute abana bakoraga shift yo guhera nyuma ya saa sita kuzamura abo ngo babuza akazi sibyo shift zirahaba mu Rwanda ego mana yanjye tubari twese tugira shift ese wakora kuva mu gitondo ukageza mu gitondo kindi okay mu tubari dufite ama net clubs bagira ama shift abenshi abonzi bagira ama shift hari abakora kujya saa sita abandi bagara saa sita kuzamura no kuvuga ngo hari umubare w'abakozi runaka bavuye ku isoko ry'umurimo kubera yuko ayo masaha bagize gute bayagabanyije sibyo ikindi cya kabiri abantu bakundaga ubundi hari amasaha abantu banywa cyane ari amasaha ari upanga abantu batangiye kugeramo akantu bakanywa noneho kubera ko yuko babikuyeho bashaka kuzajya banywa ahubwo wenda bakazicyura mu rugo cyangwa se umuntu akagira stock noneho tukagira ya mico bavuga ngo ni y'abazungu yo kunywera mu ngo zacu kuko ba benshi nibajya no mu tubari urumva icyo gihe rero abanyatubari bo bazahomba kubera yuko nubwo inzoga zirimo ziranyobwa ariko n'izirimo ziranywerebwa muri ntuza yabo muri mu tubari twabo so nkavuga nti rero harakwiye yuko habaho balance sibyo bitewe n'impamvu yatumye inzego runaka zicara zigashyiraho ko aya masaha yagabanywa ndetse n'abantu bari muri business y'ibyagabanyijwe harakwiye ko niba bishoboka leta n'abo bantu bakicara bakareba bagakora balance ndibuka neza gahunda ya Kisimenti yahombejwe n'ubundi n'ibintu nk'ibi ngibi abantu batangiye kuyivuga nabi abantu batangiye kuyisebya dutangiye kuvuga ibintu byinshi kuri media ikintu cyabayeho abantu bose bari barashoye imari yabo muri Kisimenti barahombye bamaze guhombana nibwo leta yaje ngo bicare baganire kuva aho baganiriye kugeza uyu munsi ibyo biganiro nta musaruro byigeze bitanga kuko n'uyu munsi Kisimenti nta kintu kirimo kandi yahoze yicururiza imeze neza so no kuvuga ngo rero ibi bintu mbere ko zingamba zijya gufatwa ego turabizi pe haba hari impamvu ikomeye ariko hakwiye kubaho balance tukareba ngo ibishobora kwangirika cyane nibi ese nta bundi buryo bushaka gushyirwaho sibyo niba shaka bongera imyaka abantu bajya mu kabari ariko niba shaka bayongera cyangwa bavuga bati umuntu wa 18 kugeza kuri 21 bagiye taye amasaha ariko nibura bashyiremo akantu ka balance bavuga bati kwinjira mu kabari nta kibazo biyandikishe kuri ku miryango abantu biyandike bashireho ID hamenyekanye ngo yinjira abantu bangane gute ID ni ingenzi bayishireho nta kibazo bashireho ati umuntu winjiye ni runaka indangamuntu ye ngiyi arayizanye kugira ngo turebe ko hashobora kubamo balance hagati y'abacuruzi hagati y'ibyishimo by'abantu hagati ya leta numva ari ibyo gihe navuga kuri kesi ariko leta ntabwo iraza gutinda kubihindura biraterwa je nibaza yuko ahubwo bakicaye bakareba abagenerwa bikorwa ari ikintu kimwe gikunda gukorwa abantu bagatafata imyanzuro bagafata ingamba ariko umugenerwa bikorwa nta kintu abiziho kandi nawe ari inkingi ya impamvu leta iraza kubihindura iterambere ry'igihugu leta iraza kubihindura kubera ko niba leta yacu ikintu cya mbere yaranje kubona nuko abaturage bayo bayumva kandi bayumvira rero niba aka kantu kari kubagora
umva ega buri icyaka mu rugo si cyiza mwana. Allo? Nta kibazo nshobora kuba narutwaye. Yego. Tambo umuntu umubwire kuri mu kiganiro. Si byarangiye. Simufite mwebwe nta kibazo ibindi. So ari Imana ngiye kwinyanya byadaje nagushaka ubu si twarangije se. Ubwo ngubwo reka tuvuge ibi ngibi cyane ko iri tegeko ryatowe rikaba rikiri kubahirizwa. Tutegereze nyuma y'uko abantu bakenda bagaragaza imbamutima zabo kuri iri tegeko. Benshi cyane dufite bakunda agasembuye banywanye koko. Gitangaje nuko nk'ubu ngubu umuntu utanywa inzoga cyase wenda utanabigire ibintu byatari wenda ayinywa kubera ko muganga yambwiye ko karukoro kaba gakeneye mu mubiri aba yumva ari isatabamo nibaza abo bantu impamvu nyine Noisale wowe turimo turakoncluding nkawe kugite utagendeye ku by'abandi nkawe iri hategeko rigutwaye. Iri tegeko nta kugeza ubu ntacyo rirantwara. Ushobora kumvisha ko abantu benshi bagendera mu kigare ntaho bakure naryo ritakugonga ntaho mwahurira ariko just kubera ko runaka bivuze. Rero none se akumta bura leta niba yavuga ati ako byaba ari noza byaba ari gutoranya turere nimba yaje ngo birazwi ko Remera ari mu mayoga. Ubwo baje bahageza biracyahaba sibyo akuheruka ryari kuva igisimenti cyafunga. Nabonye inzoga ziri Kicukiro hari nyuma ya Nuza. Abakozi Kicukiro ubundu za Maison Noire za Nahe hari utuntu twinshi. So rero bon sinzi wenda mwanzuro wawe ariko jewe nasabaga yuko mbere yuko abantu bajya bareactinga sibyo tukajya tugatekereza nanone tugatekereza behind the curtains tugatekereza inyuma y'amarido hari kubiki sibyo mbere yuko umuntu cyane umuntu ufite izina nk'iri ngiri umuntu ufite ahahurira n'imbaga nyamwinshi mbere yuko usansibiriza amakuru utangaza amakuru numva umuntu yajya abanza akareba inyuma y'amarido. Icya kabiri nanone kuri leta cyo twayisaba ega kira ni igitekerezo yego nta kibazo ntago ari mvugiye n'abandi bose. Icyo nasaba leta nuko mbere yuko ibintu nk'ibi bizakora cyane ku bantu cyane abashoramari bajya babanza bakaganira n'abashoramari noneho tukareba niba koko nta yindi solution ihari ishobora gutuma abantu bose baba amahoro. Reka nkwereke ubundi hari icyo bita interaction niyo twavuga public interaction urumva nk'ubu ngubu hari ibyo biri nko mu yihe ministeri ni yihe ministeri twavuga iri in charge yacu inganda n'ubucuruzi nibajya nko kuri social media zabo cyangwa Twitter sibyo bagashyiraho harya ujya izindi media house zabikoze ati Medi na Deben kanaka bakavuga ati kunywa inzoga gutahasanga bakumva byibuze like audience kibiri kubitekerezaho urumva n'utuntu tudafite icyo dutwaye gasa ngombwa kugira ngo bijye kwitwita kugira ngo nyine aho kugira ngo biranye byo kubyuka nabwo yewe icyo navugaga sibyo abantu bari hagati kuko twegerega uburi muturage abahagarariwe dufite abantu baduhagarariye muri leta abadepite inteko ishinga amategeko muri rusange yose ibiduhagarariye si nibyo abayobozi bacu uretse wumve abayobozi bacu bose babahagarariye umuturage hariya ariko ngewe ikintu nsaba ni imikoranire myiza hagati y'abashinzwe gushyiraho amategeko ndetse n'abagenerwabikorwa cyane ibintu bigendanye no kuba byateza igihombo abantu bakabanza bakarebaho niba koko ibyo bintu nta bundi buryo bushobora kubaho ikibazo kigakemuka bitarinze ko hajyamo ibintu amakurozi nk'ayo ngayo. Ikindi cya kabiri ndasaba abantu bashyira amategeko tujye tureba his excellence yasuye ahantu ugasanga hari ibibazo n'ukuri kose n'umuntu w'umurenge yakemura ariko ntibabyiteho yamara kuza ikimbwira yuko byashobokaga binakunda nuko yamaze kuza byamara kuvuga iminsi 2 bikemuka izo mbaraga ziba zivuye he
abantu bashyiraho aya mategeko nabo bari bakwiye kubanza kujya batekereza kenshi, ntibahite bavuga ngo dukore iki ngiki bagikore, dukore iki bagikore, ahubwo barebe ngo nimba ishu ihari, hari ikibazo dukeneye ko gikemuka, twakoresha izihe ngamba, kandi gahoro gahoro, atari ibintu bisabiza ngo bihuhura abantu icyarimwe, gahoro gahoro kugira ngo iki kintu gikemuke. Ingamba ziri mu bwenge, abantu barize bagiye ngo uzahe nahe baraje, ariko usanga umuntu ashyiraho ibintu bitarimo ubwenge, bitarimo ubwenge. Iyo umuntu ayobora abantu ntabwo ari intama. Wa mugani wawe n'abamotari, hari uwo twaherutse kuzana, aho duherutse kuzana mbwira atari ko iyo umuntu yicaye agatora itegeko ngo twijwe ducanya amatara, aba yatekereje kuri batiri ya moto iri bugere sange yashyushye cyangwa se yanagize, ati se mbabarira umbwira ni ijanisha ringa ryakozwe rigasanga impanuka ziterwa nuko tutacanya amatara. Hari ibintu bashyiraho bwo kumva se umuntu abishyizeho, nibura bari batatu, kibaza ibintu byatekejwe n'abantu batatu byaratowe, habayeho gutora, hari ibintu n'abatora bamanika iryo tegeko majority kagira. Ngiye maze kubona ko uburyo bushyirwa policies nyinshi zijyaho zifite abantu bafite ikibazo, kuko igihe utekereza ati niba ndi rubanda rusanzwe nkashobora gutekereza ikintu uko kitashoboka, abantu bangahe bicaye babyigiye ariko kazi bashinzwe. Ngiye mbona, reka nkubwire ikintu mbona mita nasoza kibura muri kino gihugu cyacu, habura ikintu bita survey. Ntabwo abantu bajya bakora inyigo, ntabwo abantu bajya bakora ubushakashatsi ngo bamenye ngo kuri field bimeze bite, mbere yuko tuzana ikintu kuri terrain abantu baje kwakira icyo kintu biri favorable muri iki gihe tujya kubikora. Ese ibintu turimo turavuga bizaplikwa bikunde? Ese nibikunda ibintu bizakemura ibintu bingana gute, byici bingana gute? Kuko ushobora gusanga solution uzanye, igisubizo uzanye kizakemura 25% ariko 75% abantu bahure n'ikibazo. So hakwiye kubanza kubaho survey, bakabanza kamenya ngo iyi survey what is going on, bakaraba kuri tere turafungasa munani bwo uyu muntu arahita ataha. Ibyo bintu bizagira ingaruka ki ku bantu turimo turabyempozaho, kuko abantu n'abantu ntago ari reka twe kuvuga ibintu byinshi. Reka tubashimire guys, urajya muri comment tubwire nawe ibi bintu kuba byumva, kuko hano tuba turi kuganira turi babiri, ariko abari ku bwanyu urajya muri comment tubwire nawe uko byumva. Ese koko agasembuye wowe ubyumva ute? Twavuze ku isesagura ry'umutungo rivugwa hato na hato mu bigo bya leta, tuvuga ku uri Kazungu uciye ibintu Kazungu. Jya muri comment tubwire kuri izo ngingo twavuze uko ari 3 twasaga nk'abasubiramo ku cyumweru cyagenze. Yego, tubashimire cyane. Mutabara icyo warenzaho? Icyo navuga nuko ibiganiro byacu ari akagaruka, umva umunsi ku munsi mwege gusa mu supporting. Niba ukunze aka video ushobora no gucamo akantu gatoya ukakohereza, nimba uyikunze isharing. So mu minsi imbere turabazanira n'utundi tuntu tw'udushya twinshi. We love you so much. Na Juliet Mutamba na Ale akware irindi zina niri tuzadukoresha siryo baye Ale gusa biragoye. Ale nanjye uzashyiraho namba yanjye buriya kugira ngo abazashaka byinshi barenze bazajye bamvugisha. Of course ugomba kujya nanjye inyuma yiyawe, ahubwo yanjye nzayikuraho wamenya mutarebe ukuntu community imeze. Hari abantu urumva nk'uko abantu bari kudukurikira, abamutamba bakabategeka nanjye abanje bakabategereje uko ndi kubaza, mbese buri wese ategereza uko biri kose. Nyikoranye kino kiganiro ntabwo cyakundwa nkuko turi kumwe, kimwe nuko nawe utakibaza. Buriya abantu nimagirira niko biba bimeze. Uzarebe umukobwa ku mukobwa muri service n'umuhungu ku mukobwa, hari ukuntu umuhungu n'umukobwa kaga flowing noneho cyane nk'iyo hari uburyo. Reka nituhatinde cyane. Reka tweke rero nanjye nambaye ngoma kugita abakiriya bakanyuraho waje kwishyiraho muvana. Twibutse mutako turi open noneho no ku bantu bashaka gukorana natwe. Yego ngo twatangiye kuba open, turahera kuri realistic. Realistic rero ni ariko kukimbivuze dusozara utanzabihera ntacyo bitwaye. Ni company yacu, ntago ari kuvuga ngo ntago ari umukiriya wa mbere twabonye.
urabona ko dukora ishusho ryiza pe. Rero uko niko tuzakorera neza no birenzeho mu bukwe bwawe, mu kirori, muri documentaire, ufite company runaka, ufite NGO ushaka gukorera documentaire, buri kintu cyose kijyanye n'ishusho n'ifoto, video n'ifoto. None igikomeye nuko dukora live streaming. Wagize ibukwe dukora live streaming, God forbid wagize ibyago nabwo twabikora, ariko Uwiteka biturinde. Nukuvuga ngo ikintu cyose washaka ko kijya live watwandikira nimero zacu urazibona aho hasi, sibyo, kugira ngo uduhereze akazi. Nukuri akazi ka mbere kazawe ale tuzakora iki mu kazi ka mbere, tuzakora iki abantu bacu kakantu ngo kavuye hano. Akazi ka mbere tuzabona mbere n'uwanyu gusa oya tuzabaguramo nk'akana. hari ibintu hari umuntu hari nka urona abantu baranyuzamo bakagenda abandi bagasigara, ariko hari ukuntu nk'abana benshi, hari umuryango ufite abana benshi bari hanze, ababyeyi barasigaye hano babitaho. None hari kugasanga cyangwa se wenda ari nk'abana bake basigaye, ariko ugasanga habayeho nk'ibyago, babuze umuanti, babuze umubyeyi, ugasanga kwita bihuta kuza sezera umubyeyi wabo biragoranye. Bakavuga ati turabikora gute kugira ngo n'abari Canada, bari Australia, bari isi hose bakurikire nabo basezera umubyeyi wabo. Icyo gihe rero ukeneye live streaming nziza kandi izahoraho. Ubwo rero aho ngaho niho tubera akasongoyeho. Tubikora neza wari wese ugakurikira kabisa. Nimero iraza kubiri hasi umuntu ushaka iyo service. Nutubwire kabisa, umushara wa mbere tuzabaguramo nk'amatisha. Umushara wa mbere no wanyu. Tuzagamo nka t-shirt z'abantu bakunda channel yacu, tuzibaheze for free. Sawa. Sibyo? Hano tuzabazana kabisa bajyeho tubashimire. Reka tubashimire, icyumweru kiratangiye, dukomeze dukore cyane twiteza imbere, turabakunda cyane. Bye bye.